Igitabo cy'Intangiriro umutwe wa 35. Yakobo aza gutura i Beteli. Imana ibwira Yakobo iti haguruka uzamuka ujya i Beteli uhagume iminsi, maze Imana yakubonekeye igihe wahungaga mukuru wawe Esawu uyihubakira urutambiro. Nuko Yakobo abwira urugo rwe n'abo babanaga bose ati muvaneho ibigirwamana by'ibinyamahanga mufite, mwisukure muhindure imyambaro, maze duhaguruke tuzamuke i Beteli. Nzahubakira Imana urutambiro, yo yanyumvise mu minsi y'ibyago byanjye kandi ikaba kumwe nanjye mu rugendo nagenze. Ibigirwamana by'ibinyamahanga bari bafite hamwe n'amaherena byose babiha Yakobo, abihamba munsi ya cya giti cy'umushishi kiri hafi ya Sikemu. Nuko baragenda. Imana itera ubwoba bukabije mu migi ikikije Sikemu, ntihagira n'umwe ukurikirana abahungu ba Yakobo. Yakobo agera i Luzi ho mu gihugu cya Kanahani, ariyo Beteli, ahagerana n'abantu bose bari kumwe. Ahubaka urutambiro aho hanahita Imana y'i Beteli, kuko ariho Imana yari yamubonekereye ahunga mukuru we. Debora wari warareze Rebeka arasaza, bamushyingura hepfo y'i Beteli munsi y'igiti cy'umushishi, nuko icyo giti acyita umushishi w'amarira. Imana yongera kubonekera Yakobo aho aviriye mu kibaya cya Ramu, imuha umugisha. Imana iramubwira iti izina ryawe ryari Yakobo, ariko ntibazongera kukwita Yakobo, izina ryawe rizaba Isiraheli. Nuko imwita Isiraheli. Imana irongera iti ndi Imana nyir'ububasha, wororoka ugwire, uzabyara umuryango, ndetse n'imiryango myinshi izagukomokaho, n'abami bazaguturukaho. Igihugu nahaye Aburahamu na Izaki ndakiguhaye, nzakigabira n'urubyaro rwawe. Imana irazamuka imusiga aho bari bavuganiye. Yakobo ahashinga ibuye bukingi, arishinga nyine aho bari bavuganiye. Iryo buye arisukaho divayi, anarisigaho amavuta y'imizeti. Nuko Yakobo yita Beteli aho hantu yari yavuganiye n'Imana. Ivuka rya Benyamini n'urupfu rwa Rasheli. Bava i Beteli, Rasheli abyara bashigaje urugendo ruto ngo bagere ku musozi wa Efurata. Abyara ariko bimuruhije. Muri ubwo bubabare umubyaza aramubwira ati wigira ubwoba, ni umuhungu wongeye kubyara. Yumvise agiye gushiramo umwuka yenda gupfa, umwana amwita Benoni, bisobanura ngo umwana w'ububabare bwanjye. Se w'umwana aranga amwita Benyamini, bisobanura ngo umwana w'amahirwe. Rasheli arapfa, bamuhamba hafi y'inzira ijya Efurata, ariyo Betelehemu. Yakobo ashinga ibuye bukingi ku mva ye. Niryo buye rishinze ryo ku mva ya Rasheli, riracyariho n'ubu. Israheli arahava, ihema rye arishinga hakurya ya Migidalederi. Igihe Israheli yari atuye muri iyo ntara, Rubeni aza kuryamana na Biliha inshoreke ya se, Israheli arabimenya. Bene Yakobo bari 12. Leya yabyaye Rubeni, imfura ya Yakobo. Hanyuma abyara Simewoni, Levi, Yuda, Isakari na Zabuloni. Rasheli yabyaye Yozefu na Benyamini. Biliha umuja wa Rasheli yabyaye Dani na Nefutali. Ziripa umuja wa Leya yabyaye Gadi na Asheri. Ngaba abahungu Yakobo yabyariye mu kibaya cya Ramu. Yakobo agaruka kwa Sizaki Mambure hafi ya Kiriyati Haruba, ariyo Heburoni, aho Aburahamu na Izaki bari batuye mbere. Izaki yamaze imyaka 180. Hanyuma abona gupfa, asanga abakurambere. Yari ashaje cyane, ageze mu zabukuru. Abahungu be Esawu na Yakobo baramutabariza, baramushyingura.